ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kugenda mudukurikira mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira umunsi ku wundi, kanizere ko rero aho mudukurikirira mwese aburi mu Rwanda cyangwa i Rwotamasimbi mumeze neza cyane. Birumvikana ko uyu aba ari wa mwanya tugenda tureba amakuru aba akomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Ni hot news rero, njyewe nkaba ndi umuhungu wanyu Mr Habu Big Baby Mind Joke, nkaba mbahaye ikaze kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu makuru mba nabateguriye. Ariko hagati aho ngaho nyamuneka, mbere yuko ninjira muri iyi nkuru, tubanze twibukiranye ko ibintu byo kwiyahura rwose ntago ari icyemezo cyiza. Ducike ku muco wo kwiyahura. Iyo ufitanye ibibazo na bagenzi bawe, mureba uburyo mubikemura, byakwanga mukiyambaza ubuyobozi, ariko nta mpamvu zo kugira ngo wiyahure kubera ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe. Buryo wiyahuye nta gisubizo uba ufashe, nta mwanzuro uba ufashe, kuko wa muntu asigara n'ubundi wahagaze mu gihe wowe uba washizemo umwuka. Bivugiye ko mu karere ka Musanze harimo kuvugwa inkuru y'umuyobozi waje kuba yakwiyahura. Akaba yiyahuye nyuma y'uko yandikiye umwe mu bayobozi bayoborana, aramubwira ngo umugeni aratashye. Uwo muyobozi agerageza kumuhamagara yumva wapi, hanyuma buke bwa nibwo baje kuba bamusanga mu nzu yiyahuye, amanitse mu mugozi, apfukamye hasi, umugozi umanitse mu ijosi, ngo yitwikiye n'igitenge. Babona n'ibaruwa yanditse asezera ku bana be, avuga ngo arambiwe umugore uhora utaha amajoro. Ngo yiyahuye kubera amakimbirane afitanye n'umugore, kubera ko ngo umugore we ahora ataha amajoro yanasinze, mu gihe uyu mugabo we atanywaga inzoga. Makuru avuga ko rero umugabo wiyahuye yari afite imyaka 43, akaba yari asanzwe ari mutwarasibo mu mudugudu w'Abanyisuka. Ni mu mudugudu w'Abanyisuka niho byabereye, akagari ka Nyarubuye mu murenge wa Musanze wo muri aka karere ka Musanze niho byaje kuba byabera. Abaturage bakomeza bavuga yuko rero uyu mugore rwose byo ngo anywa inzoga agasinda, kenshi na kenshi ugasanga yitahiye nijoro saa sita z'ijoro, kandi nyamara umugabo adasoma ku gatama, bityo bakavuga bati yaba yiyahuye ku bw'amakimbirane yagiranaga n'umugore, kuko batari babanye neza biturutse ku kuba umugore we yari yaranze kumwumvira ngo ajye ataha kare. Nyamuneka bari b'u Rwanda rero, rwose bari b'u Rwanda, twumve ko ayo masaha atari ay'abari b'u Rwanda, twumve ko rwose umwari bagomba kwihesha agaciro. Niba umugabo we azi ko ataha kare, nawe akagerageza gutaha ndetse akirinda n'ibintu by'ubusinzi, uwo ni wo mwari nyarwanda wa nyawe. Nyamuneka bari bandi mubyumve, nta mpamvu yo kugira ngo ujye utaha saa sita uzi neza ko umugabo wawe yatashye ari mu rugo, atanywa n'inzoga, ubundi ugataha umusindira. Ntabwo aba ari byiza, ariko tunibuke ko nanone kwiyahura atari byiza, atari umuco mwiza, murabizi ko ari n'icyaha. Urumva ko bibabaje cyane rero ibyabereye mu karere ka Musanze. Ubwo uyu muyobozi we reka tumwifurize iruhuko ridashira, nta kundi. Ubuyobozi bwaratabaye, ariko butabaye bugezeho busanga byagenze bityo, bubura icyo burenzaho nyine, nta kundi. Bwanzura ko nawe yiyahuye bitewe n'ibaruwa bamusanganye ndetse n'ibyo abaturage batangaje.